sleeping position mu rurimi rw'icyongereza, icyo mu kinyarwanda twita uburyo baryamamo. Si rimwe, si kabiri, si gatatu wumvishe hirya no hino ngo umuntu yaryamye bucya yapfuye, ndetse abantu bayobewe icyamwishe. Reka nkubaze, ese wari wabona umuntu muto mu myaka ariko akaba afite iminkanyari myinshi mu maso? Muri iyi videwo ngiye kubereka uburyo butatu waryamamo abahanga bakorewe ubushakashatsi buhambaye bakemeza ko ushobora kuburyamamo bugacya wapfuye. Yego, wabyumvishe neza. Iyo waryamye muri ubu buryo butatu, amahirwe menshi ni ayo kuryama bugacya wapfuye, cyangwa se bikaba byakuviramo ikibazo gikomeye mu buzima. Ndakwereka n'ikindi cyatuma umuntu aryama bugacya yapfuye. Iyi videwo ndayisoza nkwereka uko waryama neza bugacya ufite imbaduko nta kibazo na kimwe ufite. Abenshi baryama mu buryo bwo kuruhuka. Waruzi impamvu iyo uryamye ubyuka wumva waruhutse? Nuko iyo uryamye aricyo gihe umubiri wisana ubwawo, self repair. Ibi bikaba neza ku muntu uryama amasaha ahagije, ni ukuvuga byibura umuntu mukuru akwiye kuryama amasaha hagati y'7 n'8. Wari waryama ukicura umutima utera cyane, cyangwa wabize ibyuya byinshi? Ibi ni ibimenyetso by'uko ushobora kuryama uri muzima bugacya wapfuye. Reka nkwereke uburyo butatu waryamamo nabi ukicura ufite umunaniro, uribwa mu ngingo zitandukanye, ndetse ari nayo mpamvu wumva hirya no hino bamwe byabaviriyemo urupfu. Urasabwa gukurikira cyane iyi videwo ntihagire ijambo na rimwe rigucika, kuko ndakwereka n'ikindi gikomeye cyane cyatuma uryama uri muzima bugacya wapfuye. Uburyo bwa mbere, kuryama wubitse inda. Impamvu mpereye mu kuryama wubitse inda ni uko ari byo bibi cyane kurusha ikindi cyose cyatuma uryama uri muzima bugacya wapfuye. Dore impamvu. Ntibishoboka ko waryama wubitse inda ngo urambure izosi neza, kuko iyo uramutse ubikoze wubika isura ku buriri ntuhumeke neza. Ni ukuvuga ko bigusaba gukuba izosi urebesha isura ku ruhande kugira ngo uhumeke neza. Uku gukuba izosi bigatuma amaraso atagera mu bice bigize umutwe neza, nk'ubwonko, ariho hava kwicura unaniwe, uribwa umutwe, ndetse uribwa n'uruti rw'umugongo. Si ibyo gusa, abenshi iyo baryamye bubitse inda bicura umutima utera cyane kandi babize ibyuya byinshi cyane, kuko ibice byose by'umubiri biba byatsikamiye umutima, bityo umutima ugasunika amaraso bigoranye, ari naho hava kunanirwa k'umutima bikawuviramo guhagarara. Umuntu akaba yaryamye ari muzima bugacya yapfuye. Bigenda bite iyo ibi bice by'umubiri bikomeje gushikamira umutima nawo ugakomeza gusunika amaraso bigoranye? Ibi bigakorwa igihe kirekire. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo umutima umaze igihe usunika amaraso bigoranye, bituma umuntu azana iminkanyari imburagihe. Ni ukuvuga umuntu akaba ari muto mu myaka, ariko ku isura akaba ashaje. Uburyo bwa kabiri, kuryama uhinnye amaguru cyane, ukigonda ukagira forume nk'igice cy'uruziga. Ibi iyo bitakwiciyeho bigira ingaruka zikomeye cyane mu gihe kizaza. Dore uko bigenda. Iyo uryamye wihinnye cyane bucya ubabara umugongo, kandi akenshi ukagira ibinya mu maguru ndetse no mu maboko. Ukabyuka wumva unaniwe, ndetse ukanicura kenshi gashoboka mu ijoro. Ibi binya iyo bimaze igihe ni hahandi hakuviramo pararize.
Uburyo bwa gatatu, kuryama ugaramye. Iyo ugereranyije uburyo bwa gatatu bwo kuryama ugaramye n'uburyo bwa mbere bwo kuryama wubitse inda n'uburyo bwa kabiri bwo kuryama uhinnye amaguru cyane, usanga kuryama ugaramye atari bibi cyane, ariko hari ibibi byabyo ndetse bibi cyane. Dore uko bigenda iyo umuntu aryamye agaramye. Ubushakashatsi bwerekana ko 85% by'abantu baryama bagaramye bagona, ndetse bakagona cyane ku rwego rwo kubangamira uwo baryamanye. Kandi ubushakashatsi bukomeza bwerekana ko umuntu uryamye agaramye akenshi akunda kugira inzozi mbi, akarota kandi akarota ibintu bibi, kandi ko kuryama ugaramye ari kimwe mu bintu bituma umuntu yicura yumagaye mu muhogo. Uretse ubu buryo bwo kuryamamo, hari ikindi gikomeye cyane cyatuma uryama uri muzima bugacya wapfuye: umunaniro ukabije, mu rurimi rw'icyongereza icyo bita stress. Aha turavuga kuryama bidahagije ukamara igihe kirekire ubikora. Ubundi umuntu mukuru, ni ukuvuga guhera ku myaka 18, akwiye kuryama amasaha guhera kuri 7 kuzamura. Dore ibyago biteye ubwoba byo kuryama uri muzima bugacya wapfuye aho biri: kuba ufite stress ukabivanga no kuryama wubitse inda, kubera ko iyo umuntu aryamye yubitse inda bimusaba gukaraga izosi kugira ngo aryamishe umusaya, bityo amaraso ajya mu bwonko akaba make, bishobora kumuviramo icyo bita stroke, indwara ihambaye cyane yica abantu benshi kuri iyi si ya rurema. Nimba wasobanukiwe uburyo waryamamo nabi bukagushyira mu kaga ndetse kakuviramo n'urupfu, igikurikiyeho ni ukumenya uburyo waryamamo neza, ku buryo ubyuka ufite imbaduko, umeze neza. Nimba hari uburyo nabo mutasobanukiwe neza, andika muri comment section box. Abahanga bahambaye bakora ubushakashatsi ku miryamire y'ibinyabuzima berekana ko kuryama neza k'umuntu ari ukuryamira urubavu, ariko ibi bigakorwa bitya: ukaryamira urubavu rw'ibumoso ndetse ukaza guhindukira ukaryamira n'urubavu rw'iburyo. Yego, wabyumvishe neza. Ubishoboye waryamisha izi mbavu zombi ku buryo bungana, ariko kubera ko bigoye nta wabishobora, ni ukugerageza byibura mu ijoro ukaryamishamo izi mbavu zombi, urw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso. Mwakoze, mwari kumwe nanjye ND The Wiser. Kora subscribe, duhure kuri video itaha.